imwe kabiri gatatu mwenye uwanja wake kaingia sasa. Chabura ndabyanga. Ibirayi 3-5 bro. Bikanywa kane. Bijyana muri insende byiza. Ariko hari Twagiye tubari. imwe kabiri gatatu uko byatangiye. Ewe mapipo n'ubu nta mwanya dufite ubu bisa nkaho game yatangiye tutaratangira. Introduction ni ngiyi muri kubana ni inkoko mayonnaise ibirayi imineke ketchup watermelon n'ibitunguru tangiye kuvugisha nagara kwereza amara ibyo bintu zeta kubera kandi reka mbabwire tujye twubana sibyo tujye twubana ndabaruta ndi umuntu haze mucyo twagiye ryajwe ryano ryari kura kankura hano kugeza ku ruhande ndagira ngo niyanduza ni tekinike y'igitugo ariko igitugo mu ibanga so rero ngo tugiye gukora icyo bita n'ubwa mbere hagaragaye inkoko yose hano yose tugiye kurya nk'abari muri siporo nta gace kari mu kirere Ntako. Okay twagiye guca muntu hari agaca muri game harimo uduca muri game aho twagiye tubarire twagiye imwe kabiri gatatu yewe Mana we. Yesu garuka kuri kamera Yewe. Yesu we. Murari umwigishwa kabisa. we ukuguru kugiye Ibi byaje we. haje n'igisiga nagiye kurya umwari twagiye tubarira cyo bifite Rwanda nagiye kurya umwari n'igisiga imwe kabiri uzamura akaboko uzana babu yawe uzamura akaboko gatatu inkoni bese mugatinze Mukatinda turasubiramo. yawe ndabona gane kodinze rimwe kabiri gatatu Bombo ikisere cyawe. mu biki Oyo. we barihuta imwe kabiri gatatu Yose ni cyangwa cyose man. ese muri mbanga imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu yagiye wenyine baba yasinze baba iki Ndemwe man. ane sibaba nizi nyamaze nizi nyamanuka yi Nukuri namanitse. imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu ihebe kigiyeho genda gahoro urashira shabyore ewe hano abantu bari bazi ko yari kadogo nta mwana ukiri muri uyu mukino nta mwana ukirimo dufitemo draft one nta mwana nta mukuru nta muto oya hari abantu barimo kwigira ku bandi ariko ubwo muranze kuvuga mu kinyarwanda bara ataramira imwe kabiri gatatu sabuze umuntu ufata umuneke imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu ewa bawe ubundi yari yariye ntabwo atamira ibindi byinshi yahiye reba ukuntu uko ari kuyivoma yasibe yes mwana yanjye si uyu ni umwana we ntabwo ari umwana shaka ko bakweka bakwite mutwe ese umwana ninde uzi ko ari mwana muri iyi game cyaza ndabwiza ko mu gihe cyacu hazaga abana barya kuriya twabakuraga abantu bakuru mu burya gutya ese agatuza k'inkoko kagiye umubare akiri kuruhuka imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu imwe kabiri gatatu Njyenyine. murigana cyo kose aho tumwe umuntu atsindwa mwawe
barwaye ikibuga iri Watermelon zirashize. Oya, kuyifata mu ntoki ntabwo byemewe. Twagiye. rimwe kabiri gatatu Ari kutubarira uri gutenga. Ubwo baravuga kabiri gatatu mwagiye. No yari hasi. Uri kubona kandi muri kumwe. Uri kubona muri kumwe ako. Ntabwo yari ari hasi. Nukuri ni hasi pe. Bino bisambo bora. kabiri gatatu Mvugiye gusa kabiri mvugiye. Abakobwa ntabwo mere kurya amaguru. Sister. Abakobwa ntabwo mere kurya amaguru. Iwe izina ry'Imana. Ari miguruka mana. Wanasigaye kuri vari incunzi. Izi nkoko zifite amagufa ya parasitike. Cyakoza gucunga ibisiga biragoye. Reka abanyamerika bita ibisiga. Uzi ko igisiga ntabwo uba ukireba. Ushobora kurinda mu mpande ukajya uhindukira. Igisiga gica hejuru rimwe. Akaba agiye guhindura godiyo. Ariko n'ubundi buri mwiza. Akaba ari bita nde bamwita Gilbert. Gilbert nde bakunze kwita Barafinda. Twagiye. kabiri gatatu Uri mu bice. Uri kujyayo. Subira hano n'ibikoti. Wajya ikadahume kiri kugenda mu bigori. rimwe kabiri gatatu Mugende vuba cyane, vuba rwose. Just bro. Evan. Thank you so much. Yewe. Nugucamo kabiri. Ahantu turimo turagaragaza impano. Yewe impano twazerekanye. Ngendirimo kuza. Twagiye. rimwe kabiri gatatu Muri babiri. Hangari. rimwe kabiri gatatu Ewe. Nawe ntiwambabaza. Wowe ko hari umuntu wiruka. Tagarimo kwija watermelon. Wowe ko yaza ngo biguye mu mazi ngiraza kuzamuka. Ikibazo cyo nuko ntabwo yari arizamuka hejuru y'amazi. Yewe nta numwe. Dukeneye abantu babiri batarya amavuta nka Foromina bakajya birira watermelon. Nese ikibazo ngiye mwampaye ntagisinja ry'amavuta. Muganga yarayambuje. Ariko mureke mbereka tuzategura umukino. Dutumire abamama b'abakire babarwaye indwara zidakira bari kuri regime. N'abandi bashaka kugabanya ibiro nka Foromina ni muzima nuko ashaka kugabanya ibiro gusa. Nanjye nshaka Noneho iyo game nyine itareba amavuta kabona nkanjye badakunda kurya ibintu by'inyama abari nzajya nyine Abantu tutarya inyama. noneho turebe ukuntu abantu bashobora gutakaza ibiro ko ibintu dukina bifitiye rubanda nyamwinshi akamaro. Ahubwo uyu mushinga ntako waza utujyana muri noze hariya BDF bakaduha inguzanyo. Uyu mushinga ufite ikintu ufasha urubyiruko, ni umushinga wunganira guverinoma, akaba ari umushinga urubyiruko rwisangamo, akaba ari umushinga ushobora gufasha abana. Ubwo muri rusange ndajya nsobanura abantu bayobozi bakurikirana batureba, aba ministers bajya babona umwanya agatera akajisho. Ariko no uyu mushinga ufite ikintu ufasha urubyiruko. Ni umushinga ushobora gutangira kuri budget ntoya, sibyo? Ku giceri cy'ijana umushinga ushobora kutangira. Niwe ukazajyaho kugeza kuri miliyari. Rero urumva ko uwo mushinga wenda ndawusobanuye namwe muzagenda mwongereza imbere bazaduha. Bazaduha inguzanyo. Bwira mugeze ngo miliyari nkuko mugenzi wacu bivuze. Baduha inguzanyo tukawukora. Miliyari nkuko mugenzi wacu abivuze. Miliyari. Okay. Tuwariyo chef. Cyangwa miliyari. rimwe kabiri gatatu Wamanuye nawe ukajya mu bandi. Ugiye gutsindisha muri gatatu muri game. rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu Uretse nagazamuye namuvumo wakoze. Twakurebaga. Uzabona ibyo by'inyanga. rimwe kabiri gatatu
Urabikora uko tuvuye. Wagize gutya. Mwe kiri gukina mu bwenge bwinshi nawe. Ibi ni game mukora mu bwenge bwinshi dukina. Ukunda ibiryo gusa. Mukora mu bwenge bwinshi dukora game man. 2 3 1 2 3 Oya abaye n'ikintu kikosa. Ikosa rimeze rite? ubirukanga ugere Uretse maze. Hura mu bikiwe wanjye. Bana yanjye. Okay. Hari n'abantu bashaka kugihura muri iyi mikino ariko. Nibutse abakobwa bamaze kugeza imyaka 30 bavuga baruze hari impamvu ya mbere. Abagabo ntibakunda umukobwa ngo yigaragaze uko abagabo barikunda. Reka muri tuganire ku bagabo gato. Abagabo wenda reka nabaganiza mfite inyama mu ntoki. Abagabo uri kumva ni kujya muri kintu mvugiraho sister. Rekabona ikidavugira. Ubundi ndavugira kuki? Rekabona ikidavugira. Ndavugira kuri mandela Kuri kwa mikoro ma reka tumwe cyangwa tumwe urusenda cyangwa nese bari inama z'umunsi ndi gutanga zaragira kuri Rwanda Inama y'ubuzima. Numva ifite inama watugira nafata icyo kuri hari inama mufite wagira abantu. Yegora. Yewe mba ndi kubikora nungana urubyiruko. Ibi ntabwo tubikora dushaka kurya gusa. Tuba dufashe n'urubyiruko mishinga rugero. Cyane ko mutarya n'inyama. Ku bantu ndaba nyifashe gusa. Nje ashobora kwenda kunsanga ndi kurya ngo twawutamere nabwo gutyo nyine bisanzwe. Yaba nibyo kabisa. Akwe umukobwa ugenda umwana. Wowe ugendaho. ntabwo wasubira mu mukino Ari tuzashyiramo ramvaye muri ibi. Bajya bava mu Burundi. nako ari matwist Urumva? Nicunga cyane ntabwo nibirya no kujya mbe mfite ikintu cyo kuvugiraho. Nayifashe nka mikoro. Urumva nk'abantu bafite ikibazo cyo kunanuka hari ibiryo ushobora kurya n'uko ukabyibuha. Nifashe umuneke ukavanga na watermelon mayonnaise. Mu busanzwe ibintu bijyanye na nutrition ntabwo bize. Niba nshaka kubivuga ariko nkabivuga nkurije ibyo abaganga nabo bajya bateraho kashe. Za CHK bitabya Nyarugenge, bitabya Muhima, clinique ku nkuru nziza ku muganga w'inshuti yanjye witwa Zashe kurara Nyabugogo ukomeje uza ku Kinyoni ubwa clinique keza cyane kari kuri kaburimbo kavura abaturage babaye kandi bose bagakira bose ikintu bakubwira ushobora kurya ukabyibuha ikintu ushobora kurya ukabyibuha ushobora gufata umuneke ukakubita muri blender ugashyiramo amata ugashyiramo bata ushobora kutayimenya ubunyobwa buseye bwa bundi no mu Rwanda turabugira ubunyobwa buseye bwa bundi mpana buseye busanzwe ubunyobwa bw'amavuta bukunda kuva Tanzania cyane no mu Rwanda gusa tubukora yego ababwita peanut butter ibyo bintu ukabivanga wenda ukabushora nko kubifata wenda ukabinywa uvuye muri siporo uvuye muri siporo ni gutanga ingero utangiye kumenya uzi urugero rwo kumenya cyane utanga kandi ari cocktail inyama rega birimo ibintu byose biratubabaza mani ni impamvu n'inyamaswa zigira inyama nuko ziba zabishije azatoraguye imineke nk'inkende nk'inyama y'inkende birimo umuneke birimo buri kimwe uri kumva iyo ndimo ireba itsindiye Messi uri gutanga urugero uri ari kwigisha iki Katwaka tumikino ari kwigisha wenda. umumaro w'indimu amwe ngo iramuriye Nicyo cyo kwigisha. bagiye kuvuga umumaro wayo numva rero umumaro wayo ifasha ku bantu bashaka kunanuka ibyo bintu bibwira musubiye ukirinda n'iki kwa siporo uyu musore uvuga imana uvanye umugabo muzima iyo ugiye muri ibintu by'abakobwa ukajya mu bintu by'akavuyo ntubesire mfata umwanzuro ukuri kw'Imana ntabwo uzigera ugira ikintu ugeraho umutwe na kintu uzigera wigezamo ukuri hari ibintu wowe ukora ukangiriza ubuzima izo nama ntabwo zindeba ariko abakobwa bashaka kongera amataye watermelon barebere kuri ubu yifate watermelon ushaka kongera amataye burya watermelon y'uwo mukobwa ukarya igitunguru kibisi kuriya batabye hasi kuri ubona buri kukirya niko kikujyamo kuri ubona kiba gikase ni kukirya kigenda kimanuka amataye kigafatamo uko n'igitunguru kiba kimeze urakizi iyo umukobwa ushaka kuzana amataye ukirya kuriya kiba kimeze ari kibisi uhera ku mutwe ukirya mu mbavu uko uri kukijya no kugenda utera nkacyo uvuze ngo uri kugenda bigisha ko kugira
imiterere runaka imvugo z'ibishego ntabwo tujya tuzemera kuri iyi cano iri cano yo kurya ni inyunganiramirire urumva muri mu ngababiri zibaho intungamubiri ya mbere ibaho ni ukumva wihaye umutuzo niba nkanjye gutya ni kurya inyama nyine mukumva bitababaje nyine mukabyisangamo tugenda gafata neza bebe yicara n'amasezerano uri kumva tore bro inama ko zarangiye areje tukumvisha ko iyo bagiye nama rimwe kabiri gatatu vuba genda mwana nagiye nawe twari bugiye kuntsinda dore igisiga ndagashaka ari urusenda izina ry'Imana ibirayi 3 bro mu kanwa kamwe n'urusenda bijyananye n'insenda ebyiri ya hari abantu mufite umeze mu mubare twagiye biraza kwica rwagiye tubari rimwe kabiri gatatu yeye baramwiga wariye nyine ibyo nawe biba byakoze ese wowe ntibyemerewe ugera saa kuzatira ijaje urimo ngo barimo kwigana ese wakikaza arakubujije nawe uriya muhungu arayeganaga tukiri abana turagikanze buriya kiragiye ngiye guhamagara byene wawe amasaha yo kugira ese muzikura ibisiga bicara amasiri kubera ko kiguruka iyo kigeze gutya kiba gishobora kuba n'ikarufobe kigahamagara mugenzi wacyo tuvurire n'igisebe kibwira gitambitse amaboko gutya rero igisiga mbabwiye ukuntu ibisiga bitanga amasayinizi twagiye reka mbanze mbigishe buriya kubera ukuntu ibisiga bigenda kugira ngo bibwire ko turi hano niba igisiga kiriya nyama hano kibata gitambika kuriya kikagira gutya cyo gihamagaye fa forome turi kurira hano ubwo bitariza gutyo niba turi kuri igisiga ibisiga bigira amazina yega nabyo wenda ntabwo bifite nka yacu ariko hari ibisiga byitwa fifi nyine bigiye bifite amazina magufi fifi buriya nka kiriya cyitwa nde buri gisiga cyose kigira inyuguti izina ry'inyuguti enye inyuguti enye ngaho example y'igisiga wakita gute wowe kigira izina ryigwa n'inyuguti enye fifi narivuze nana vuga iryawe nana komeza wowe abantu batize tugenda tubabona Jacques zumva batari matanu wowe koko cyane n'ibisambo bobo wowe twumve jojo ariko rwose bobo muri kwigana niba ushaka kuvuga izina utabaruka mu nyuguti ebyiri njye navuze fifi wenda kuko navuze izina ko mu nyuguti ebyiri mbona ndubweshe rero fisi ari igisiga gishobora kuba cyitwa wenda Tyra si inyuguti enye Jessica igisiga gishobora kwitwa Didas si inyuguti enye zirarenze Didas ego ko hano ndayivuze ndayivuze uvuze Didas esi barayimira ari inyuguti biri gusoma ugiye kumamagara kuri wamamagara gute twagiye hari icyitwa seti abanga aratekereje ntabwo nekereje seti hari icyitwa kado igisiga cyitwa seti urumva kibaho hari icyitwa kade seti ni 5 hari ikindi cyitwa SP seti ni S-E-R na T na Y SP hari ikindi cyitwa SP inyuguti muzitaro niye nenye ari J S-P-E hanyuma ca irimo se hagati Espresso ari n'ikitwa twagiye tubari abantu batararya bigize ngo ntabwo ngo twagiye kabiri ongera izo ni njyewe sha ni njye pe ari kugerwaho tukagenda wagira ngo nta kibazo dufite icyiza cyo gukina n'abantu baho utamburani rero biba biryoshye
Hakari uberewe gushyigumbwa kwiruka. uyu mugabo ntabwo yigeze atsinda si gutsinda burya bigaragara atagira amahirwe mu buzima wese utuvugisha ukuri ni iki abandi bakurusha buriya kuri iyi si ntabwo umuntu aruka batagira amahirwe ahubwo ari ukuntu uba ufite inyatsi z'iwanyu ufite za nyabingi baragutanzemo igitambo wowe ukajya uzamo ibyo bintu by'ibitabo twagiye Nubwo twari tuzi hari n'uwo batangamo ibitabo twagiye ma twagiye kabiri gatatu sharishe. sorry nari naniwe ntabwo naniwe twagiye rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu ku kaboko se karazamuye ako kaboko wareba ukuntu kameze tujye tugira kuboko mbese ukabona akaboko nakarambura ma oya mbese ukora kararambuye rambuye ukagezeyo rero umuntu yanakwiba uri kujyamo kabiri abantu bihari hanze kabiri gatatu oya abwenge ugira we mbaraga rimwe kabiri gatatu ikintu ntagiye nigumiye hasi rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu cyari amahungu noneho birangiye atariye kabiri gatatu birangiye atariye rwose rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu ega ntabwo ariko buri munsi ntabwo ariko umuntu arya yihuse sibyo ntimukagira ubwoba mwana ngayisubiza nta kibazo buriya mba ndebye kwizera kwanyu ariko buri mutari we muri bihite mwona ibyo ngiye kubakora rero ndi kureba kwizera kwanyu nta n'amasego muze mugezeyo sawa erega turakuzi oya ntabwo muramba mbabonye ahubwo ni kuriya muri kugenda hariya mwana asanga ibintu birangirika abantu dufite twagiye none n'ubwo rimwe kabiri gatatu 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 watermelon wacu follow me yana follow me yana follow me yana follow me yana zizakumera mu nda waza rero akadango ntabwo uzi ko kiba giteye batarakibaga ni iki nyine imineke nayo iremewe buriya ariko imineke n'isukari wayo imineke y'amomonyo we ntujijishe imineke n'isukari tubone bro rimwe kabiri gatatu Njyewe ma kabiri gatatu so ntibarushye wakimanuriye ko warushye wakimanuriye kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu Reje ubu oya ari kuzabona uzamura utinze uzamura utinze kanemanuriye dumaje kanemanuriye rimwe kabiri gatatu kanemanuriye hasi kabiri gatatu yanze gukora kabiri gatatu rimwe kabiri gatatu rimwe uko yarahagaze niko rimwe kabiri gatatu wapi nta tayari kabiri gatatu mugiye baba we yanze gukora neza byo vuba ariko njye umuntu uba ugiye gutsinda nshobora kumureba nkamumenya ewe mbega ewe ngenda bimenyere bari warya stop ahubwo warenganye mwa utera penalty we penalty kabisa ngo nakanze stop mpita mfu shyiraho rimwe kabiri gatatu ngayishimye ayaya mutwirukanka sharike burag nawe kwirukanka yenze bite se numujisho kariye n'igufwa byeze nzi ko ari mu kagari
inkoko yaje mu kagari ko muri ayo bice ntari kubona. Genda wicara haruguru, genda wicara haruguru. Genda wicara haruguru bebe. So rero by'umwihariko ikigaragaye cyo nuko ibiryo tugiye gukoresha penalty. Tukaba tugiye gushyira ku mugaragaro ku isahane tukaba gusangira tuninegura. Ko hari abantu bari kurya n'abatari kurya, uyu mukino wagoranye bitewe n'akantu bahurije ari benshi twananiwe. Ubwo n'amasaha bibutsa ko bino biryo biba bihari tubisangira n'abantu, tubisangira n'abavandimwe muri rusange baduturiye batwegereye kugira ngo bibashe kugera ku mwisho. So uyu munota rero uzi saha turabashimiye by'umwihariko mukabona ko tugeze mu kagoroba tukiri gukina, umuntu rusa n'uruhindutse. So rero ubwo turashimira inshuti zacu zadukurikiranye kuva dutangiye no mukino. Turashimira Formina by'umwihariko, turashimira Tony, tugashimira Mutwe, tugashimira umuvandimwe udashoboye kuvuga kubera ibyo kurya. Nishimira nanjye wa kapiteni nk'ibisanzwe. Nshimira n'abatumirwa bacu. So rero ubwo mbashe gushimira abumva Ikinyarwanda, reka nkomeze no mu Gifaransa. Je m'appelle Captain avec Formina et Tony et Mutwe et nomme personne. Vous allez merci tout le monde qui continue ici dit la chemise inkoko bayita gute mu Gifaransa? La poule. La poule Notre-Dame de Citeaux. Merci pour tout et les bananes, manioc. Urabyita gute mu Gifaransa? Pomme de terre. Qui dit pomme de terre? Nous allons méchant tout le monde, équipe, c'est Al Hilal, Léo Sport, appel que vous, et moi Intercell. So, c'est ça qu'on dit du français, ubwo kubana bumva Igifaransa turabashimiye by'umwihariko abumva Icyongereza. Thank you so much for watching. Subscribe. We are continue doing these things. This is banana. This is haricot. This is banana. This is pomme sautée. Yeah. Ndege ni Fransa. Beans. Potato. Ibijumba se. Urugore. Hari ibiraya byita gute we? Irish potato. Lemon. Yeah. Mayonnaise. Yeah. Melon. Watermelon. Fanta. Soda. Onion. Mu Gifaransa. Bayita? Onion mu Gifaransa. Mu Cyongereza ni? Simbizi. Nibi ibitunguru. Ni ibitunguru. Ibitunguru. Chicken leg. Tous ni mu Gifaransa. Or. So thank you for watching, guys. We are thank you in the name of Jesus, in the name of team. In the name of team, we appreciate the way you are watching us. Kindly attention. We are grateful. This food is delicious, to be precise. Thank you. Thank you.